n'umugore umuntu wese yari mu ishusho y'Imana. None intego ni iyihe munsi rero? Mu butumwa bwacu intego ni iyihe? Amen. Be yourself. Ba wowe. Iyakire. Emera wiyakire. Amen. Emera wiyakire. Haleluya. Ni umukozi w'Imana Evangeliste John Migabo wongeye kubasuzana none. Tuyigwana ku ijambo ry'Imana none mu butumwa bukurikirana turi mu mwaka wa 2023. Ejo naho zimbabwira ku ntego y'ubutumwa byerekeranye no gukora izina, kwandikisha izina, kubaka izina, ukaryubaka neza mu isi, ukaryubaka neza no mu ijuru. Kubera ko hari amagambo nshaka kudusoma hano aboneka mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 20 igice cya mbere, Itangiriro igice cya mbere umurongo 26 na 27. Haravuga ngo Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe. Iyo umuntu ayobowe n'umwuka wera nibwo yumva neza. Ndamubwira ko isomye nkusomye ikindi gitabo utabyumva neza. Imana ivuga ko iremye umuntu kandi agomba kugira ishusho nk'iyayo. Atwara amafi yo mu nyanja irakomeza yagera hasi ngo Imana ire mu muntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye. Umugabo n'umugore niko yabaremye. Mu budiyakoni, umudiyakoni mwiza aba afite intego. Umudiyakoni ni wamugira neza mu rusengero. Inyangamugayo mu rusengero ntarobanura ku butoni. Ashyize bikote nk'iri ngiri ari yatambutsa mbere. Ahagurutse umuntu wari wicaye, umudiyakoni mwiza amenya uwinjiye mu rusengero ko akeneye ubufasha bwaba bw'umubiri cyangwa se ubw'isengesho. Ntarobanuye. Aha ni hagendera. Je bita vertu théologique. Amen. Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo. Kandi ngo Imana iri mu muntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Amen. Biri umugabo n'umugore, umuntu wese yari mu ishusho y'Imana. None intego ni iyihe munsi rero? Mu butumwa bwacu intego ni iyihe? Amen. Be yourself. Ba wowe. Iyakire. Emera wiyakire. Amen. Emera wiyakire. Uko Imana yakuremye. Mu izina rya Yesu. Umuntu utari we yakira neza ashobora gukora izina ngo twabibonye. Umuntu utumva ko uko Imana yamuremye ari uwo nguwo, yamuremye yabitekereje yabiteguye, ahora yihindagura kugira ngo undi cyita complexe, kumva witesha agaciro, kumva wisuzuguye. Be yourself. Sois toi-même. Ba wowe. Amen. Ni impano nkwifurije uyu munsi wa none kuba wowe. Isi yirebye ukurikiranya amateka uko isi yagiye ibaho hagati y'abirabura n'abazungu, amateka abyerekana, kugerageza gutesha agaciro umuntu. Mwirabara n'umuntu umeze gutya, umuntu umeze gutya, umuntu umeze gutya, ariko twaragenze ntabwo biko bikimeze. Ndetse n'ababikoze benshi baragenda bicuza, bamaze kubona talents, impano z'umwirabura. Be yourself. Imana yakuremye neza iguha uruhu rwawe rwirabura. Uruhu dufite urunguru abarwifuza ni benshi.
nyavuga ariko nyanganiza abantu ariko nkavuga nti ngewe uko Imana yandemye ngize ibyago nkakanguka mu gitondo nkasanga nabaye undi nawe baracyanangira agahenda kenshi. I'm proud of myself. I am proud to be myself. Nishimiye kuba ngewe. Wowe wishimiye kuba wowe? Iyo wishimiye kuba wowe ntibivuga ko udakora isuku, ntibivuga ko utambara neza, ntibivuga ko abadamu muzi ubwiza bw'umudamu ugomba kwiyitaho n'ibindi. Ibyo byose ntabwo bikubuza kuba wowe. Uri wowe, uba wikunze, uri yourself, ukagerageza noneho iyo shusho Imana yaguhaye kwitunganya igahora ikesa neza, ariko ntagire ibice by'umubiri yambona kugira ukunda ubundi muntu. Amen. Ibyo ni uburwayi. Twebwe mu miremerwe yacu abirabura Imana duhaye iminwa minini, abazungu bahaye iminwa mito, abazungu, abarabu, abantu nyine. Ariko umwirabura kera yajyaga yireba utabizi ubu ngubu akumva ko wamuhatura tuma nk'utw'abazungu. Urebe ibintu byaracuramye noneho bitya, ahubwo abenshi basigaye bayikurura, ariko basigaye bayikurura. Abo ngabo benshi basigaye bakurura iminwa kandi birahenda cyane. Iyo bikoze mu buryo buri wrong rero hazamo amazi, hazaye iminwa yaretse amazi. Iyo yikuruye mu buryo buri wrong, mu buryo butari bwo iminwa irekamo amazi. Turabona buri munsi ko tugenda hano kamubyarira kaga, hari n'abavanamo za kanseri. Umuntu bakintu bicuramye, umuntu ari nta munoza, nyamara Imana yakuremye yakwitondeye. Wirebe ukusa apana ibintu by'amakomplex. Harimo net to ukavuga uti ni ngewe. Amen. Nzikuyemo nizamaso. Ni ngombwa n'uba mu biri tugomba kubitaho. Ariko ni ngewe, ni wowe. Umuntu utiyakira uko Imana yamuremye ntafatika, ahora yihindagura, ntakuragira. Ijambo ry'uyu munsi sintinda, ba wowe. Yesu uko yaje yari Yesu. Abakozi b'Imana benyewe banyabo nibo ntibihindagura. Genda ku manywa abantu bose bakureba, genda uceremba ca dore kuri wowe. Ati John Wigaya evangelist arahise, ni ngewe. Wanyuze hariya nahanyuze. Ni ibikize izo mbaraga zo kurwanira kuba wowe uyu munsi ni impano nkwifurije mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Murakoze ku ijambo ry'Imana dusangiye uyu munsi wa none. Mugende mwinjiremo Professional Church TV Evangelist John Wigaya. Ubutumwa budaciye ku ruhande, butagira butyo butagira butyo, buje bugurumana butwika. Wowe wisuzume uvuga uti ni ngewe uyu munsi. Umuntu kandi yari proud of himself, cyangwa se proud of herself, ari umuntu mwiza. Abandi basanga bagasanga umuntu uzi kuganira, n'umuntu utagira ibintu bya mbere, kandi umuntu uri wowe. Hari ibindi bintu ufite byinduka byiyambura, ariko ukomeza kuba wowe tu. Niko gukora izina rero nababwiye ikindi kintu kiranga umuntu mu gukora izina. Ntushobora gukora izina utariyakiriye uko Imana yakuremye. Warikora suti. Ntabwo wakora izina utaremeye uko Imana yakuremye. Uriyoberanya abantu ntibakumenya. Umunsi buryo n'undi ejo ukaba undi ntabwo byakunda. Ariko murakoze ku ijambo ry'Imana dusangiye rero. Amen.